akaruhuka ku munsi wa karindwi, nicyo cyatumye Uhoraho aho umugisha umunsi w'isabato akawiyegurira. Akagenza ate? Barawumwatse nawo, yarawiyeguriye. Ariko ibyabaye, soma nawe twumve irya kane. Urajye wubaha ababyeyi bawe. Kabaye bahungu. Ngaho soma Bibiliya itegeko rya 5. Ubahe so na nyoko kugira ngo uzarambe mu gihugu Uhoraho Imana yawe aguhaye. Reka bagusomere hano wumve. Soma irya 4, irya 5. Ntuzice. Wowe Bibiliya ya ndagatifu rya 6. Ntuzice umuntu. Wiki. Ntuzice umuntu. Uti wiki wowe 6. Ntuzasambane. Uti wowe ntuzasambane. Ubanyumvire gusa. Ubanyumvire. Nawe utiki? Ntuzibe. Utiki wowe? Ntuzatwara umuntu ngo umugire wawe ku ngufu. Ariko manze mbabaza ikibazo. Mwe mwaryumvira iryo tegeko? Kuva imyaka mumaze kwisi. Mwari murizi iryo ko ribaho muri Bibiliya? Azigira inama zo guhindura ibihendiki. Iriya ni inama yo guhindura itegeko rya 2 yabaye muri Nice. Ongera ubabwire umwaka de. Muri 787 niho iri tegeko ryavanyweho, Kiliziya Gatolika irarihindura irivanamo. Reka nse n'uwibanze kuri aba bombi. Aba nabidini rimwe Gatigisimu na Bibiliya. Mudusomere itegeko rya 3. Mwumva uko barasoma mu idini rimwe, mwumva uko basoma amategeko, umwe muri Bibiliya undi muri Gatigisimu. Ngaho twagiye 3. Umurongo wa 7. Ntuzavuge izina ry'Uhoraho Imana yawe mu bintu by'amanjwe, kuko Uhoraho atazareka guhana uzaba yavuze izina rye mu bintu by'amanjwe. Nawe soma irya 3 twumve. Urajye utunganya umunsi wa Mungu. Hore wumve. Donc mwumva ukuntu baragenda basoma igitabo cy'idini rimwe, Gatigisimu na Bibiliya yabo. Soma itegeko rya 4. Urajye wibuka umunsi w'isabato uwegurira Imana. Uzakora imirimo yawe yose mu minsi 6. Naho wa 7 ni sabato y'Uhoraho Imana yawe. Ntuzagira umurimo n'umwe ukora, ari wowe, ari umuhungu wawe, ari umugaragu wawe, ari umuja wawe, ari itungo ryawe, ari n'umusuhuke waje iwanyu, kuko mu minsi 6 Uhoraho yahanze ijuru n'isi, inyanja n'ibirimo byose, maze ntuzararikire inzu ya mugenzi wawe, ntuzararikire umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugaragu we, cyangwa umuja we, cyangwa inka ye, cyangwa indogobe ye, mbese ikintu cya mugenzi wawe icyo ari cyo cyose. Ni ukuvuga ngo cyangwa ikintu cya mugenzi wawe icyo ari cyo cyose. Ariko hano twarisatuyemo kangahe? 2 ngo tureke ko twaba mu bagabo nk'abandi. Ntuzifuze kwiba cyangwa kwangiza iby'abandi. Ntukifuze se iravugwa 2 kandi hariya Bibiliya yarikuyemo ryose ikariterurira rimwe. Wewe uri gutubura ngube mu bandi bantu ngo nawe ufite 10 wakwemera 9 ukamwara. Kandi ubu nta nukwanga kumwara ngatamwara. Irya 10 Arisotema angahe? 2. Ntukifuze 2. Imana yari iri gutubura yagira amategeko 9, ninde wari kuyivuguruza? Ukure nuko umwara mu bandi bagabo ugasatura ibidasatuye. Kera nigeze kuja ku mashini ngo ngiye gusya, twabyitaga kubetesha cyangwa gushesha hariya kuri moteri. Tugeze mu muhanda turikinira, tuba turanyereye mu mucanga, ifu tuba turayimennye. Kandi ubwo mama yarategereje ifu y'umutsima, imboga zahiye. Turebye ifu yamenetse turavuga ngo igiye he? Turayora n'umucanga, icibo kirongera kiruzura. Ifu iba iruzuye rero. Tuba turaje. Tugeze mu rugo rero, muraje bana mwe tuti twaje muragizanye tuti cyane toke. Abakubise mu mazi rero yahiye, maze umutsima arawukandaye. Arawukaragara ariko dore ibigerageza. Isaha yo kurya ibirageze we. Dore umutsima rero.
mumenye wakeregesha yemwe bana tutubwo wenda nukuzabaza nyiri mashini maze uyo mashini mama arayituka mbega bagome aya mabuye bayashizemo bataba banyagwa umutsima turawuta nubwo babesheye nyiri moteri ariko twe twari tubizi neza ibyabaye naba babizi neza. Isabato uraje utunganya umunsi wa Mungu. Isabato irahinduwe rero. Umunsi wa Mungu nuwuhe? Hano hari ikibazo n'igisubizo. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Amahirwe y'ubuzima ngakindi kiguzi twahaye Imana n'ubuntu yatugiriye Imana yacu ibaje. Byango murumva umuyobozi ufite inshingano ahahirya urumva umuhate akoresha ubwe kubera umutekano n'ubuzima bw'abantu. Kiri muri we nuko abantu bagira umutekano bakagenda amahoro. Ariko none ntabwo dufite umudendezo wo kwishira mu mahoro. Ariko nta mahoro nyamahoro twagira tutayahawe n'Imana. Reka rero ayo mahirwe dufite tuyabyaza umusaruro kuzabona ubugingo buhoraho. Nyabuna hari abo twaganiriye mu mwanya washize, hari ingingo twibanzeho cyane. Bese ubuzima bwacu bufitiye ntego kuki turiho, kuki nge ndiho? Icyo nicyo cya mbere ugomba kubaza, kandi nta wundi wakibaza, uzakibaze wowe ubwawe. Ese kubera iki ndiho? Kuki? Ubuzima bufite intego nibwo Imana yishimira umuntu ko aba bufite icyerekezo. Rero reka ubuzima bwacu twe kubufata nk'ikintu cyoroshe. Iki gishoro Imana yaduhaye cy'ubuzima yakiduhereye ngo tukibyaze ubugingo buhoraho. Naje gusaba abayobozi ko mwanshakira abasomyi 8. Arya n'umunani muvuga iki? 8 ni okay. Sawa. Ubwo rero ari igihe tuvuga 8 abandi 8 chiffre umubare ni 8 umurage bawita iki? 8. Sawa. Nuko rero abantu bafite uwo mubare nibo nifuje hano imbere. Intebe 1 2 3 4 5 6 nihaze abantu 6. Ubwo ndabuwa 7 n'uwa 8 cyangwa n'uwa 8. Ngaho muyobozi wo twabwiye kuramba abasomyi, ndatangira gusoma hano abasomyi bageze hano. Tugiye kubwiriza turi abantu, tugiye kubwiriza turi 8. Abasomyi bazi gusoma ikinyarwanda neza. Kinyarwanda neza. Nta rundi rurimi turashiramo, ni ikinyarwanda. Mufate birazanyu murambure Daniel igice ca 7. Ari interuro ngiye gusoma nihuse kugira ngo tugere kubyo aba bantu bari budufashe mu kanya. Daniel igice ca 7 turabona interuro yibanze ngo Daniel arota inyamaswa 4. Tukaba turagiye rero mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belushazari umwami w'i Babuloni. Daniel yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Ahera ko yandika ibyo yarose, arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Nuko Daniel aravuga ati
mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga ine yo mu ijuru ihubukiye ku nyanja nini. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko. Iya mbere yasaga n'intare ifite amababa nk'ay'ikizu. Nyihanga amaso kugeza aho ayo mababa yayo ashikurijwe, ihagarikwa ku isi, ihagarika amaguru yemye nk'umuntu, kandi ihabwa umutima nk'uw'umuntu. 5, ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'iduye gutsa uruhande rumwe, kandi yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Barayibwira bati byuka uconshomere inyama nyinshi. 6, hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe, ku mugongo wayo yari ifite amababa 4 asa n'ay'igisiga, yari ifite imitwe 4, ihabwa ubutware. 7, hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro mbona inyamaswa ya 4 iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga byinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ibyuma, iconshomera ibintu irabimenagura, ibisigaye ibisiribangisha amajanja yayo. Ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Nitegereje ayo mahembe mbona muri ayo hameze irindi hembe ritoya. Imbere yaryo hakurwa amahembe 3 muri ayo yari asanzwe, kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Izi ni inzozi ariko ntizoroshe. Daniel 7:15 gusobanura inzozi za Daniel. Bibiliya original zivuga, jewe Daniel ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima, birambabaza cyane. Nyuma negera umwe muri abo bahagaze aho, mubaza amashira kinyoma y'ibyo byose. Arabimbwira binsobanurira impamvu zabyo, ati izo nyamaswa nini uko arenye nibo bami 4 bazaduka mu isi, ariko abera bisumba byose bazahabwa ubwo bwami, babuhindure bube ubwabo iteka ryose. Uwiteka nahimbazwe. Mbera ko nifuza kumenya amashira kinyoma y'ibyo inyamaswa ya 4 itasaga n'izindi zose, kandi yari iteye ubwoba cyane bitavugwa, ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa, ariyo yaconshomeraga ibintu ikabimenagura, ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo. Kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ari ku mutwe wayo, n'iby'irindi hembe ryameze irya mbere 3 asanzwe akarandurwa imbere yaryo. Ariryo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye, ryarushaga yandi gukomera. Maze mbona iryo hembe rirwanya abera ryenda kubanesha. Imana ishimwe ntiryabanesheje, kugeza aho umukuru nyibihe yazi agatsindishiriza abera bisumba byose. Igihe kirasohora abera bahabwa ubwo bwami. Maze wa wundi arambwira ati iyo nyamaswa ya 4 izaba ubwami bwa 4 ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose, buzaconshomera isi yose, buyisiribange buyimenagure. Kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10. Hanyuma yabo hazaza undi mwami, ariko we ntazabasa nabo ba mbere, kandi azanesha abami 3. Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Hanyuma urubanza ruzashingwa, bazamunyaga ubutware ngo bumareho, burimburwe kugeza ku mperuka. Maze ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'ubwami bwose biri munsi y'ijuru bizahabwe ubwoko bw'abera bisumba byose. Tubufashe 3. Bwami bwayo n'ubwami buzahoraho iteka, kandi abatware bose ubutware bwose buzaje buyikorera buyumvire. Ayo magambo agarukiye aha. Ariko njyewe ubwanje Daniel ibyo neretswe nitegereje bimpagarika umutima cyane, bituma mu maso hanje hahinduka ukundi,
ariko mbika iryo jambo mu mutima wanjye. Haya, tumaze gusoma rero tugiye kugira bikeya tubanza kuvuga. Twabonye inyamaswa, imvugo ya Bibiliya iri kuvuga inyamaswa akenshi ibivuze ubwami, politike cyangwa imiyoborere. Bundi politike muri rusange ni imiyoborere. Ubwami bushushanijwe n'inyamaswa, imiyoborere cyangwa imitegekere y'uburyo bumwe cyangwa ubundi. Ibihugu byinshi hano kuri isi yacu byagiye bifata inyamaswa imwe bikayiyumvamo, kavuga bati ubundi twebwe twiyumvamo iyi nyamaswa. Ndatanga ingero nkeya. Hani wacu mu Rwanda inyamaswa twiyumvamo murayizi ninge? Intare. Mwarayibonye? Intare niyo twiyumvamo, ari impamvu. Ariko dufite abaturanyi bari hirya hangaha mu burasirazuba, Abagande. Mwabonye abagerageje kugerayo, mwabonye inyamaswa biyumvamo ari umusambi gusa. Abakongomani nabo bafite indi nyamaswa biyumvamo. Murayizi? Ni leopard. Ariya leopard ni igiki? Singwe hari? Ni leopard. Bageraho ngira ngo n'abatezi b'imipira baje bagerageza rimwe na rimwe kuyitirira inyamaswa runaka. Abaganda n'ubundi inyamaswa y'ikipe y'umupira w'amaguru yitwa n'umusambi, Uganda Cranes. Ariko ikipe yo mu Rwanda y'igihugu yahisemo inyamaswa Amavubi. Ititaye ku buto bwaryo, yitaye ku bikorwa byayo. Ivubi ntabwo biyise ikiguruka kinini, bahisemo agatoya ariko gafite ibikorwa bikomeye. Ni urugero nashaka gutanga kugira ngo mubyiyumvemo. Imana nayo yagikoresha inyamaswa ishaka kugira icyo yivugaho y'ubwayo. Nuko mbona intare yo mu muryango wa Yuda. Intare yo mu muryango wa Yuda ninde? Ni Yesu umwana w'Imana. Kandi iyo ari ku rugamba ahinduka intare ku muryango wa Yuda, ariko Karuvari ahinduka umwana w'intama w'Imana. N'intama nayo ni inyamaswa. Icyo Bibiliya gikoresha muri ubwo buryo rero kugira ngo yerekane igitekerezo ikoresheje n'abantu. Hari igihe dushaka kubwira abantu uko tubabona tugakoresha inyamaswa zimwe na zimwe. Inyamaswa ikunze gukoreshwa mu bantu dushaka kuvuga uko bari niye. Hari igihe dushaka kwerekana imikorere y'umuntu nuko tumutekereza, tukareba inyamaswa runaka tumwitirira. Mutangiye kwihorera rero, mutangiye kumbesha ndi kubareba. Nta nyamaswa dukunda kwitirira abantu tutumva rero. Iyi ni imbwa rwose. Ariko se imbwa ni igicucu gusa. Ariko imikorere y'ububwa ntabwo ari myiza. Hari imbwa nsanga ku bibuga by'indege, hari izo nsanga ku maduwane, n'ahandi hantu hakeneye umutekano imbwa zirakoreshwa. Ariko byanze bikunze mu Rwanda iyo bakwise ngo uri umubwa, ibintu nawe wumva ko udashitse. Hari ibyo wumva uri kugaya nawe. Hari igihe ushobora guhura na mwarimu wigisha umwana wawe, ntakoresha inyamaswa mbi, agakoresha inziza ariko ukababara. Ati umwana rero umva twaragoragoye ariko ni inka mu zindi. Wataha uri kunezerwa ngo ubonye yindi nka muze wari ufite iyo yakunezeza. Wapi wataha ubabaye rwose. Mbese kuba mwisi nka uri kumva umwumva bamusobanuye gute ngo ameze neza se? Wapi. Bivuga ngo inyamaswa zikoreshwa mu rwego rwo gutekereza ikintu uko kimeze. Uyu mwana uyu ni Bakame.
iyo ni bakame rwose. Baravuze ngo ni insharaganya, ni inshakura. Ni kuvuga ngo rero muri urwo rwego iyo bavuze inyamaswa runaka baba bashatse kuvuga umuntu cyangwa se bashaka kuvuga ikintu cyangwa imikorere cyangwa imibereho. Imiyaga twasomye hariya, akenshi umuyaga mu mvugo ya Bibiliya usobanura imvururu, amahane cyangwa intambara. Hariya bavuze ihembe, ihembe akenshi rivuga ugutsinda, ubutwari cyangwa gukomera. Gukomera, ubutwari no gutsinda. Ijisho rihagarariye ubushishozi, ubuhanga no kwita ku bintu. Nicyo bishatse kuvuga hariya mu mvugo ya Bibiliya, kenshi nicyo baba bashaka kwerekezaho. Ndumva nta kigereranyo batanze nshigaje ntavuze. Ahasigaye rero tugiye kureba iyi politike yabaye. Akenshi izi nyamaswa ni amateka y'imiyoborere y'isi, ni politike uko ku isi yose byagenze. Ariko turaza gusanga kenshi uyu buhanuzi bwerekeje ku bumwe bw'Uburayi. Ni ubumwe bw'Uburayi buri buvugwe hano cyane mu burasirazuba n'Uburayi, nibyo biravugwa ahangaha cyane. Ntabwo ibyo ndabijamo kuja mu mateka inyugute ku yindi, ntabwo ko dufitiye gitoya ngo tuvuge igihe iby'Abaroma, tuvuge iby'aba Alexandre, ahubwo ndaza kuzasaba ko ababwiririsha ubutumwa ibitabo babaha igitabo cyitwa ibisubizo by'ibibazo byawe. Buri muntu wese mukakimushakira mukakimuha kugira ngo muzasome uko byagenze, ibisubizo by'ibibazo byanyu cyangwa ibisubizo by'ibibazo byawe. Nakagombye kwibwira yuko hano cyaba kihari ababwirisha ubutumwa ibitabo murafite hano, mubasabe icyo gitabo bakibahe, kizabereka inyugute ku yindi, umwaka n'igihe byabereyemo akantu ku kandi. Jewe ngiye kwibanda ku ngingo imwe gusa rukumbi, ngo azigira inama zo guhindura n'amategeko kandi azarenganya bera bisumba byose. Iyi nyamaswa rero cyangwa imiyoborere ni iy'ubupapa tugezeho. Mu bumwe bw'Uburayi hari igihugu kimwe cyitaye ku by'idini gusa, nicyo turarebaho cyane kurenza ibindi byose. Igihugu cyitwa Vatican gituye mu kindi gihugu, ubundi Vatican ituye mu gihugu cy'Uburayi. Ubutaliyani ni igihugu cyo muri Itali, ariko ni igihugu kiri mu kindi gihugu cy'igihugu cyigenga cya Vatican. Nicyo rero gishingiye ku by'idini, cyarebye iby'Imana gusa. Kiliziya y'i Roma rero ya Vatican niyo yahinduye amategeko y'Imana, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Nicyo turibandaho cyane kureba mbese amategeko yarahindutse. Tugiye guhera ku mategeko, turaza kugira ngo azarenganya bera bisumba byose, turahageraho mu kanya. Ndetse abazasoma igice cya 8 nanze kujyayo, muzasangamo azamukuraho n'igitambo gihoraho. Tuzabisanga kuri iriya mfizi, isekurume y'ihene n'imfizi y'intama. Tuzareba uko byagenze muri Rahembe ari mu gice cya 8, tuzabisangamo ibyo ngibyo. Turaza kureba n'igitambo cya Kristo ko cakuweho. None se amategeko yarahindutse. Hano dufite Bibiliya yera, dufite Bibiliya ntagatifu, dufite imbonerarugo gategisimu, dufite gategisimu. Urayizi iyo ngiyo yitwa gategisimu isobanuye. Ufite gategisimu nawe ni nyinshi, ufite nyinshi. Ndakubwira gusoma wowe nkurikira nimero ya 11. Uyu afite gategisimu yitwa komeza abavandimwe bawe mu kwemera. Uriya afite korowani ntagatifu. Reka turebe ko twakwihutisha gahunda, turebe ko amategeko yahinduwe. Kuva iyi mu Kamisiri amategeko 10. Wowe wihoreye, nawe wihoreye, nawe wihoreye. Ndaza mukanya ngiye kubagira mu kanya kari imbere. Itegeko rya mbere, ntukagire izindi mana mu maso yawe. Itegeko rya mbere Bibiliya ntagatifu, nta mana zindi uzagira keretse njyewe. gategisimu we, urajya usenga Mungu umwe musa, azaba ari ukunda gusa. hari ikibazo mwumva? Ntacyo. Itegeko rya kabiri, ntukiremere igishushanyo kibajwe
isa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka, ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ari Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyaga. Ababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo b'ibihe igihumbi. Ntuzikorere ishusho ry'iribazanyo cyangwa se ikindi kibonetse cyose, cyaba gisa n'ibiri hejuru mu kirere cyangwa n'ibiri hasi ku isi cyangwa se n'ibiri mu mazi akikije isi. Ntuzapfukame imbere y'ibyo bigirwamana kandi ntuzabiyoboke, kuko Imana yawe ari njyewe Uhoraho, nkaba Imana ifuha, ihanira icyaha cy'ababyeyi mu bana babo kugeza mu gisekuruza cya 3 no mu cya 4 cy'abanyanga. Nyamara abankunda bagakurikiza amategeko yanjye, mbagaragariza ubudahemuka bwanjye ingoma ibihumbi. Itegeko rya kabiri Gatigisimu: Ntuzarahire izina rya Mungu mu busa cyangwa mu binyoma. Byahindutse? Yego. Byahindutse? Yego. Kubera iki byahindutse? Uyu nguyu afite impamvu yatumye bihinduka. Itegeko rya kabiri rikavaho. Inama nkuru ya 7 ya Kiliziya. Inama nkuru ya 7 ya Kiliziya yateraniye ahitwa Iniseya, yateraniye muri Niseya mu Bufaransa muri 787. Yego. Ishingiye kuyobera rya jambo wigize umuntu. Ishingiye kuyobera rya jambo wigize umuntu. Yavuguruje ibitekerezo by'abarwanyaga icyubahiro gihabwa amashusho matagatifu. Ngo yagenje ite? Iyo nama yakoze iki? Onyarusome ngiyo nama yagenje ite? Iyo nama nkuru ya 7 ya Kiliziya yateraniye Inise muri 787. Ishingiye kuyobera rya jambo wigize umuntu. Ishingiye kuyobera rya jambo wigize umuntu. Yavuguruje ibitekerezo by'abarwanyaga icyubahiro gihabwa amashusho matagatifu. Yavuguruje ibitekerezo by'abarwanyaga icyubahiro gihabwa amashusho. Ayo mashusho ni nka ya Kristo. Aya mashusho na ya Kristo kimwe n'aya nyina w'Imana. Kimwe n'aya nyina w'Imana. Ay'abamarayika n'abatagatifu bose. Rekeraho ngaho n'ay'abatagatifu bose. Mwumve none kugira ngo twumve neza, iriya nama yo yakoze icyitwa kuvuguruza. Ijambo inshinga kuvuguruza nibyo. None tugiye kureba ninde wavugurujwe. Bibiliya yera iravuga iki ku nteruro ya mbere Imana ije gutanga amategeko? Interuro ibanza mbanza y'interuro. Imana ivuga aya magambo yose iti. Nicyo ngicyo cyane. Imana ivuga aya magambo yose iti. Bibiliya ntagatifu nayo ndivuga. Nuko Imana ivuga aya magambo yose iti. Imana ivuga aya magambo yose iti. None rero nyakuyavuga, ubwo rero Imana yaravuze ivuga amategeko. Inama igeze iravuguruza. Murumva haravugurujwe se abaturage? Havugurujwe nyiri Bibiliya. Havugurujwe nyiri Bibiliya ngo azigira inama zo guhindura ibihendiki. Iriya ni inama yo guhindura itegeko rya kabiri yabaye muri Nice. Ongera ubabwire umwaka de. Muri 787 niho iri tegeko ryavanyweho. Kiliziya Gatolika irarihindura irivanamo. Reka nse n'uwibanze kuri aba bombi. Aba nabidini rimwe Gatigisimu na Bibiliya. Mudusomere itegeko rya 3. Mwumva uko barasoma mu idini rimwe, mwumva uko basoma amategeko, umwe muri Bibiliya undi muri Gatigisimu. Ngaho twagiye 3. Umurongo wa 7. Ntuzavuge izina ry'Uhoraho Imana yawe mu bintu by'amanjwe, kuko Uhoraho atazareka guhana uzaba yavuze izina rye mu bintu by'amanjwe. Nawe soma irya 3 twumve. Urajye utunganya umunsi wa Mungu. Hore wumve. Donc mwumva ukuntu baragenda basoma igitabo cy'idini rimwe Gatigisimu na Bibiliya yabo. Soma itegeko rya 4. Urajye wibuka umunsi w'isabato uwegurira Imana.
uzakora imirimo yawe yose mu minsi 6, naho uwa karindwi ni isabato y'uhoraho Imana yawe. Ntuzagire umurimo n'umwe ukora, ari wowe, ari umuhungu wawe, ari umugaragu wawe, ari umuja wawe, ari itungo ryawe, ari n'umusuhuke waje iwanyu, kuko mu minsi 6 uhoraho yahanze ijuru n'isi, inyanja n'ibirimo byose, maze akaruhuka ku munsi wa karindwi. Nicyo cyatumye uhoraho aho umugisha umunsi w'isabato akawiyegurira. Akagenza ate? Barawumwatse nawo, yarawiyeguriye. Ariko ibyabaye, soma nawe twumve irya 4. Irya 4, urajye wubaha ababyeyi bawe. Kabaye bahungu. Ngaho soma Bibiliya itegeko rya 5, ubahe so na nyoko kugira ngo uzarambe mu gihugu uhoraho Imana yawe aguhaye. Reka bagusomere hano wumve. Soma irya 4, irya 5. Irya 5. Ntuzice. Wowe Bibiliya ya ndagatifu rya 6. Ntuzice umuntu. Wiki. Ntuzice umuntu. Uti wiki wowe? 6. Ntuzasambane. Uti wowe? Ntuzasambane. Ubanyumvire gusa. Ubanyumvire. Nawe utiki? Ntuzibe. Utiki wowe? Ntuzatwara umuntu ngo umugire uwawe ku ngufu. Ariko manze mbabaza ikibazo. Mwe mwaryumvira iryo tegeko? Kuva imyaka mumaze kwisi, mwari murizi iryo ko ribaho muri Bibiliya? Ntuzatwara umuntu ngo umugire uwawe ku ngufu. Ngaho twumva mw'abantu akazakurikira ibinzaba ndakareba. Mwari mwaryumva? Azigira inama zo guhindura ibihe niki? Iri rirayobeshejwe rishizwa hano. Iri some twumve muri Gategisimo. Ntabwo ari 8 mugezeho? Irya 8. Ntuzabeshye cyangwa ngo ubeshyere abandi. Nawe nsomera irya 9. Ntuzavuga ibinyoma ubeshyera mugenzi wawe. Utiki wowe mu 9? Ntuzifuze umugore wundi. Ore wumve. Ngaho soma irya 10. Ntuzararikire inzu ya mugenzi wawe, ntuzararikire umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugaragu we, cyangwa umuja we, cyangwa inka ye, cyangwa indogobe ye, mbese ikintu cya mugenzi wawe icyo ari cyo cyose. Ni ukuvuga ngo cyangwa ikintu cya mugenzi wawe icyo ari cyo cyose. Ariko hano twarisatuyemo kangahe? 2 ngo tureko twaba mu bagabo nk'abandi. Ntuzifuze kwiba cyangwa kwangiza iby'abandi. Ntukifuze se iravugwa 2 kandi hariya Bibiliya yarikuyemo ryose ikariterurira rimwe. Wewe uri gutubura ngube mu bandi bantu ngo nawe ufite 10 wakwemera 9 ukamwara. Kandi ubu nanukwanga kumwara ngatamwara. Irya 10 arisotuyemo angahe? 2. Ntukifuze 2. Imana yari iri gutubura yagira amategeko 9, ninde wari kuyivuguruza? Ukure nuko umwara mu bandi bagabo ugasatura ibidasatuye. Kera nigeze kuja ku mashini ngo ngiye gusya, twabyitaga kubetesha cyangwa gushesha hariya kuri moteri. Tugeze mu muhanda turikinira, tuba turanyereye mu mucanga, ifu tuba turayimennye. Kandi ubwo mama yarategereje ifu y'umutsima, imboga zahiye. Turebye ifu yamenetse turavuga ngo igiye. Turayora n'umucanga, icibo kirongera kiruzura. Ifu iba iruzuye rero. Tuba turaje. Tugeze mu rugo rero, muraje bana mwe tuti twaje muragizanye tuti cyane toke. Abakubise mu mazi rero yahiye, maze umutsima arawukandaye. Arawukaraga ariko dore ibigerageza. Isaha yo kurya birageze we. Dore umutsima rero. Mumenye ko karegasha. Yemwe bana tutubwo wenda nukuzabaza nyiri mashini. Maze uyo mashini mama arayituka. Mbega bagome.
aya mabuye bayashizemo bataba banyagwa, umutsima turawuta. Nubwo babesheye nyiri moteri, ariko twe twari tubizi neza ibyabaye, naba babizi neza. Isabato uraje utunganya umunsi wa Mungu. Isabato irahinduwe rero. Umunsi wa Mungu nuwuhe? Hano hari ikibazo n'igisubizo. Umunsi wa Mungu nuwuhe? Hano hari ikibazo n'igisubizo. Nawe wahageze ya misi gize cyumweru twagiye rero twasoma umunsi wa Mungu nuwuhe? Umunsi wa Mungu nuwuhe? Mu Bayahudi umunsi wa Mungu wari Sabato. Umunsi wa Mungu wari Sabato. Kiliziya Gatolika yatoye umunsi w'icyumweru. Kiliziya Gatolika yatoye umunsi w'icumweru kuko ari wo munsi Yesu yazutse. Kuko ari wo munsi Yesu yazutseho. Niwo kandi Roho Mutagatifu yamanukiyeho. Ni nawo munsi Roho Mutagatifu yamanukiye ku ntumwa. Isabato irimo hani wawe? Imisi 7 tuyibaze dutano muri gatigisimu yawe? Hano muri gatigisimu baravuga ngo icyumweru cya Gihanga. Icyumweru cya Gihanga. Mu Rwanda kera bakurikizaga icyumweru cya Gihanga. Icyo cyumweru cyari kigizwe n'imisi 4 yo gukora, naho wa gatanu ukaba wo kuruhuka. Uwo munsi wa gatanu ngo witwaga icyumweru cya Gihanga. Ntabwo uransomera imisi 7 ahangaha? Aha ni havuga ngo iki? Icyumweru ahantu havuga iki? Icyumweru cya Gihanga. Ni icyumweru cya Gihanga. Ariko hano ni imisi 7. Soma imisi 7 twumve. Imisi 7. Icyumweru kigizwe n'imisi 7 kuko Bibiliya ivuga ko Imana yaremye ibintu n'abantu mu minsi 6 naho ku munsi wa 7 ikaruhuka. Imisi 7 twayisomye twumve. Icyumweru kigizwe n'imisi 7 kuko Bibiliya ivuga ko Imana yaremye ibintu n'abantu mu minsi 6 naho ku munsi wa 7 ikaruhuka. Abayahudi bahimbaza Imana, Abayahudi bahimbaza umunsi w'Imana ku munsi wa 7 ariwo Sabato. Kuko Imana ariwo yaruhutseho kurema. Bakurikiza koko ikiragano cya kera. Mu Gifaransa tuwita samedi. Mu Kinyarwanda umunsi wa nyuma cyangwa ku wa 6. Yego. Abadivantiste b'umunsi wa 7, Abadivantiste b'umunsi wa 7 nabo ni kimwe n'Abayahudi. Nabo bawahanye n'Abayahudi. Bakurikiza mu by'ukuri isezerano rya kera. Bakurikiza by'ukuri isezerano rya kera. Komeza. Ku bakristo ari abaprotestanti, abakatolika siko bigenda ku byerekeye umunsi wa Nyagasani. Ntabwo bakurikiza isezerano rya kera, ntabwo bubahiriza umunsi wa 7. Ntabwo bubahiriza umunsi wa 7. Komeza. Twe abakristo duhimbaza umunsi wa Nyagasani Yezu Kristo ku munsi wa mbere w'icyumweru. Umunsi wa mbere w'icyumweru tukawita ku cyumweru. Mu Gifaransa le dimanche. Ni dimanche kuko ari wo munsi mukuru Yezu yazutseho. Yego. Niyo mpamvu twebwe abakristo tudashobora kumvikana n'Abayahudi n'Abadivantiste ku byerekeye umunsi w'Imana. Umva iyo nteruro. Niyo mpamvu twebwe abakristo tudashobora kumvikana n'Abayahudi ndetse n'Abadivantiste ku bijyanye n'umunsi wo gusengaho. Abayisilamu bo bahimbaza umunsi w'Imana ku munsi Imana yaremeye abantu. Umwisilamu nawe turamwumvise turamugaruka mu kanya. Reka ngere hano ku uyu muyobozi nsomera itegeko rya 3 uko Kiliziya irisobanura. Ni irya 3 ariko ari ryo rya 4. Itegeko rya 3, urajye wibuka umunsi w'isabato weguriye Imana, uzakora imirimo yawe mu minsi 6 naho wa 7 ni isabato y'Uhoraho Imana yawe, ntuzagira umurimo n'umwe ukora. Isabato ibereye umuntu, ntabwo ari umuntu ubereye isabato. Nicyo gituma umwana w'umuntu agenga ndetse n'isabato. Wumve uko iyi katigisimu yanditse, mwiza kuyitegera amatwi mwumve uyu mupadiri uko yabyanditse. Twagiye.
itegeko rya gatatu mu mategeko 10 ryibutsa mutagatifu isabato. Gutagatifuza isabato. Mwihangane ni irya gatatu kuko irya kabiri twarikuyemo muri wa mwaka. Mubyihanganira ibyo ngibyo. Komeza. Umunsi wa karindwi ni isabato. Yes. Ni umunsi w'ikiruhuko weguriwe uhoraho. Yego. Ayo magambo ibyanditswe bitagatifu biyagira urwibutso rw'iremwa ry'abantu n'ibintu. Mu minsi 6 uhoraho yahanze ijuru n'isi, inyanja n'ibirimo byose, maze aruhuka ku munsi wa karindwi. Nicyo cyatumye uhoraho aho umugisha umunsi w'isabato akawiyegurira. Yes. Byongeye kandi ku munsi wa Nyagasani ibyanditswe bitagatifu byibutsa ibohorwa ry'Abayisiraheli ku ngoyi y'ubucakara bwa Misiri. Ujye wibuka ko wari umucakara mu gihugu cya Misiri, maze uhoraho Imana yawe akagukuzayo imbaraga n'umurego by'ukuboko kwe. Nicyo gituma uhoraho Imana yawe yagutegetse kubahiriza umunsi w'isabato. Rwose abivuze neza. Imana yahaye Abisiraheli isabato kugira ngo izahore ibabera ikimenyetso cy'isezerano ridahinduka. Yego. Mu maso y'uhoraho isabato ni umunsi wagenewe gusingiza Imana, kurata umurimo wayo wo kurema n'ibikorwa by'agakiza ka Isiraheli. Imikorere y'Imana ni urugero rw'imikorere ya muntu. Niba Imana yararuhutse ku munsi wa karindwi, umuntu nawe agomba kuruhuka no kureka n'abandi bagahumeka, cyane cyane abakene. Padiri arandika neza ibi bintu mw'abantu. Isabato ituma umuntu areka imirimo isanzwe ya buri munsi igatanga gahenge. Ni umunsi wo kwamagana ubucakara bw'umurimo n'irari ry'ifaranga. Inkuru nziza itubwira inshuro nyinshi aho Yesu yaregwaga kutubahiriza isabato. Nyamara Yezu nta na rimwe atatagatifuje uwo munsi. Yezu abikoranye ububasha yasobanuye icyari cy'isabato agira ati, isabato ibereyeho umuntu, ntabwo ari umuntu ubereyeho isabato. Icyakora kubera ko ari umunyampuhwe, Yezu yiyemeje kugira neza aho kugira nabi, gukiza umuntu aho kumwica ku munsi w'isabato. Isabato ni umunsi wa Nyagasani nyirimpuhwe n'uw'ikuzo ry'Imana. Umwana w'umuntu agenga ndetse n'isabato. Haleluya. Nguyu munsi uhoraho yigeneye n'utubera umunsi w'ibirori n'ibyishimo. Ubu rero tugeze ku wundi munsi, umunsi wa Nyagasani. Ageze kuri dimanche, umunsi w'izuba. Si hano? Yego, iremwa rishya. Umunsi w'izuka, iremwa rishya. Ageze ku cyumweru agiye kugisobanura nacyo uko bacandika hariya. Yezu yazutse mu bapfuye ku munsi wa mbere w'icyumweru. Ku munsi wa kangahe? Ku munsi wa kangahe? Wa mbere w'icyumweru, dimanche ni ku wa mbere. Kuba ari umunsi wa mbere, umunsi w'izuka rya Kristo wibutsa iremwa rya mbere. Kuba ari umunsi wa munani. Wa kangahe? Wa munani. Ukurikira isabato. Ekute. Ubaye uwa mbere, urazamuka uwa munane, ukurikira iki? Uyu mupadiri ni umuntu w'umugabo, nta buryarya afite. Ushaka kumva niyumve, udashaka nagenza ate? Yiruririre. Ibi tubivugira iki? Mbese nibyo umwuka bihindura umutima? Oya, ahubwo ni ibifasha abantu kumenya ibyabaye. Mbese kuki Abadivantiste bazirika isabato bakayikomeraho? Icumweru cyavuye hehe? Isabato yavuye hehe? Mbese duhitemo ibyo abantu bakoze, duhitemo ibyo Imana yakoze. Nicyo ngicyo. Aha ni umunsi wa caguwa. Caguwa. Abacuruzi babivuze neza mu isoko, bacuruza caguwa. Urya caguwa ntabwo ari Ikinyarwanda, ni imyenda itagira porogaramu, ahubwo wewe utacaguwa, urahitamo. Gucaguwa ni uguhitamo, ni ugutoranya icyo ushaka. Uyu munsi rero ibi tubishyira ku karubanda, abantu bagakora icyitwa caguwa, guhitamo. Mbese koko icyo Imana yavuze n'icyo abantu bavuze, duhitemo iki? Mbere y'uko ukomeza, wowe nsomera umwisilamu we yabivuze ate?
isabato yivuze ate? kandi mwamenye bamwe muri mwe barengereye isabato, kandi mwamenye bamwe muri mwe barengereye isabato, tukababwira tuti ni mu b'inkende z'ibicibwa. rekera aho ngaho. Mwebwe aho mwarengereye isabato ni mu b'inkende z'ibicibwa. Nimurebe uko inkende zingana, murebe uko zingana, murebe uko inkende zingana nawe. Ko naratanga uvuze guki? Mwumva namwe amakuba yavutse. Ibi ni jubizanye. Umwisilamu yabigenje ate basanze bayirengereye? kandi mwamenye bamwe muri mwe barengereye isabato, tukababwira tuti ni mu b'inkende z'ibicibwa. Nako nta kindi ndongera. Ni mu b'inkende, mugende muri inkende z'ibicibwa. Noneho tugiye handi akandi kantu gatoya muri Daniel igice cya 8 muraza gusoma amagambo ari ku murongo wa 10. Iryo hembe maze ngo umurongo wa 10 rihinduka rinini rigera ku ngabo zo mu ijuru, ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi rirabisiribanga. Nuko ririkuza ndetse ryireshesha n'umugaba w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho, kandi ubuturo bwera burasenyuka. Izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu butware bwaryo kubw'igicumuro. Iby'ukuri ribijugunya hasi, rikaje ribasha ibyo rigambiriye. Iryo ni rya hembe, noneho ni rya dini ry'i Roma ry'i Vatikani, niryo noneho rigenda kumukuraho igitambo gihoraho. Baba bashizeho icitwa indurugensiya. Indurugensiya bazishizeho bati indurugensiya manze zisobanure. Nsoma mu magambo yanditse hariya kwe tuvuge bikeya. Indurugensiya ni impuhwe kiliziya itugirira kugira ngo twoye kuzishurira ibyaha byacu muri purigatori. Muri purigatori ni hehe? N'ahantu abantu bapfuye ari intungane zitameze neza, barabanyabyaha. Hanyuma indurugensiya basabye nanga izo tubasabiye zikabahanaguraho icyaha, ibyo byaha bapfuye bafite, indurugensiya zikabikuraho. None izo indurugensiya se duhabwa iminsi ngahe ku indurugensiya? Hari izo bagiye kutwereka tugomba guhirimbanira tukiriho. Indurugensiya zo mu masengesho zingana iki? Kiliziya iduha izingana iki? Ku masengesho gusa. Ku masengesho gusa. Umukirisitu ukoze neza ikimenyetso cy'umusaraba. Umukirisitu ukoze neza ikimenyetso cy'umusaraba abona indurugensiya z'iminsi 50. Uwo nguwo abafite imbabazi z'iminsi 50, ku buryo ibyo arakora byose ntaco biri buze kumutwara. Hari ico bitari buze kumutwara. Umenya hari igitabo ntatanze uretse ziranda urugensiya. Mbere yuko tuzisoma iyo nteruro ya mbere niyo nashaka, page y'ijana na 10. Aya ni amateka ya Kiliziya Gatolika. Nimwumve izi ndurugensiya bafite icyo zabateraga gukora. Burasoma witonze, soma akakantu ukageza aha wanyusameka. Noneho turebe indurugensiya zatumaga bakora iki bakumva bafite umudendezo. Indurugensiya zabamariraga iki? Ko ukoze ikimenyetso cy'umusaraba abona imbabazi z'iminsi 50. Gukora ikimenyetso cy'umusaraba neza ni gute rero? Abatarabaye muri iryo dini twebwe twabaye. Gukora ikimenyetso cy'umusaraba neza kwari ukuza ukicisha bugufi. Hari itegeko ry'ibiganza byombi. Ikiganza cya mbere cyagomba gufata hano gishingiye ku mpagararo uhagaze, talon joint. Arakantu bakoreshaga talon joint, guhuza ibirenge ibitsi ugahagarara neza. Hanyuma ikiganza cy'ibumoso kigashirwa hano mu gituza, icy'iburyo kikaza hano imbere. Noneho ukakimanura utuje ukakirambika kuri iki ngiki ugatangira. Noneho ikiganza ku izina rya patiri, twakoreshaga icyo gihe patiri, ku izina rya patiri, Mwana, Roho Mutagatifu, Amina, igasubira hano ukongera ukakisubiza hano
uba ugikoze neza mu buryo bwubahirije amabwiriza, ubonye imbabazi z'iminsi 50. ni ukwifata utya ku izina ni hano y'Imana Data, Imana Mwana, Roho Umutagatifu, amina. Gasubira hano ukongera ugafungira ahangaha ugaca akaboye. Ugikoze neza iminsi 50, ibyo uzakora byose ntacu uzabarwaho rwose. Kabiri twagiye, yagikora neza n'amazi y'umugisha. ubwo niba yakoze mu mazi y'umugisha mu ntango za kiliziya, akabona indulgensiya z'iminsi 100. arakuba kabiri, yakoze mu mazi ni iminsi 100. umukirisitu uvuze neza isengesho yego ryo kwemera, kwizera no gukunda, avuze isengesho ryo kwemera, kwizera no gukunda, ndetse iyo amasengesho yaba yarayavuze neza ukwezi kose adasiba, ayavuze ukwezi kose adasiba, rimwe mu kwezi akabona indulgensiya ishitse. iyo ndulgensiya ishitse ni iya burundu, ni y'iteka ryose. umukirisitu umaze guhabwa ukarisitiya akavuga neza isengesho, Yezu ugira ubupfura n'imico myiza, imibereho y'umusaraba agakurikizaho, dawe uri mu ijuru, ndakuramutsa Mariya, naho ubahwe Patiri, rimwe ubahwe Patiri, ashaka ko icyo papa yifuza kihabwa, ashaka ko icyo papa yifuza agihabwa, yifuza Mungu akakimuha, nawe nuko abona indulgensiya ishitse. abona indulgensiya ya burundu ishitse, itagira nta kindi asabwa. uvuze neza aya mazina, uzavuga neza ariya mazina, Yezu abona indulgensiya z'iminsi 300. kuvuga uti Yezu gusa iminsi 300, Mariya iminsi 300, Mariya nuko mutima wa Yezu mutagatifu iminsi 300. mutima wa Yezu ndakwizeye ni iminsi 300. ubwo uyu muntu iyi minsi 300 avuze amazina 3, kandi uyavuze rimwe kuvuga uti Mariya iminsi 300, uti Yezu 300, mutima wa Yezu 300. iyo myaka, iyo minsi yose 300 uvuze amazina 3, ntabwo uzongera kubarwaho ikibi wakoze. iki rero uku nguku uko bakoraga ibyo, izi ndulgensiya bari bafite nizo zatumye mu mateka ya kiliziya bakora ibi bikurikira. soma amateka ya kiliziya. kurwanya ubuyobe, batangiye kurwanya ubuyobe. kamanze mvuge ku ubuyobe barwanije ni ubuhe? ni abavuze batumva izi nyigisho rero zivanyeho ukuri kwa Bibiliya ntabwo bikwiriye. aba ni abaprotesitanti b'icyo gihe, nibo bise rero ngo bise abayobe. aba ni ba Luteri n'abandi mujya mubasoma mu ntambara ikomeye n'urupfu rwabo. umva icyo kiliziya yabakoreye. abakuru ba kiliziya batewe impungenge n'izo nyigisho z'ubuyobe zitahwemaga kwiyongera, kandi ubutegetsi bwa Roma ntibwari bwarafashe ingamba zihamye zo kuburwanya. abapapa birinze gukoresha uburyo bwihutaza riteguwe neza, ariko bagenera igihano cyo kwica abayobe banze kugaruka mu murongo uboneye. mureke twumvikane, uburekeye aho ngaho. kiliziya yabageneye igihano kimeze gite? ngwiki abapapa bateguye igihano cyo kwica baki? abayobe. ni ukuvuga ngo bishe abaprotesita, ariko si ubundi mbabaza ikibazo. umuyobe we agomba kwicwa di rya tegeko muri Bibiliya ntagatifu, ntukice. bavuze ngo ntukagenze ute? bavuze ngo ntukagenze ute? ntukice umuntu. muri Bibiliya yabo haranditse ngo ntukice umuntu, ariko kubera ko bafite ndulgensiya, kwica abantu biraboroheye. nsomera urukiko, iby'urukiko twihuse hano. urukiko ruhana ubuyobe, babashinze urukiko rwo guhana abo bayobe. nyuma y'amasezerano y'i Paris, Paris mu Faransa, konsili y'i Toulouse yateranye mu 1229, yashyizeho urukiko rushinzwe gukurikirana no guhana abayobe.
muri buri paruwase hari akanama gashinzwe gushaka abayobe no kubageza imbere y'ubutegetsi bwa kiliziya. Yego. Umwepiskopi wenyine cyangwa se umuhagarariye nibo bari bafite ububasha bwo guca urubanza. Abayobe bangaga kugaruka mu nzira iboneye babatwikaga babona. Imitungo yabo yarafatwirwa. Umva kiliziya ikubwiye abayobe bangaga kugaruka mu murongo uboneye babatwikaga bameze bate. Uwo mutima murawumva azigira inama zo azarenganya bera bisumba byose. Ariko reka tugarukire hariya babishe twababonye bari bafite ububasha bungana iki butuma bakora ibi bintu bakumva ntacyo babaye. Abasaseridoti umusaseridoti burya biyita ibisonga by'Imana nibo bahagarariye Imana hano ku isi. Niyo mpamvu icyo barakora azireshesha n'umugaba azamukuraho igitambo gihoraho. Abasaseridoti ni bantu ki? Soma. Umusaseridoti abigisonga cya Yezu ate? Umusaseridoti abigisonga cya Yezu ate? Mwumve icyo mutagatifu Yohani Vianney yigisha. Reka twumve icyo mutagatifu Vianney ari kwigisha abakirisitu. Yarababwiye ati umusaseridoti ni umuntu uri mu cyimbo cya Mungu. Umusaseridoti ni uhagarariye Imana hano ku isi. Kuri aritari ntavuga ngo iki ni umubiri wa Yezu. Kuri aritari se murahazi ni hano cyangwa hano? Kuri aritari ntabwo avuga ngo iki ni umubiri wa Yezu. Aravuga ati iki ni umubiri wanjye. Iki ni umubiri wanjye mbahaye. Umva uko ahagaze. Uri kumwumva uko aresha? Ntabwo avuga ngo iki ni umubiri wa Yezu, ahubwo aravuga iki ni umubiri wanjye. Twagiye mu ntebe ya penitensiya. Mungu akugiriye imbabazi. Mu ntebe ya penitensiya. Muri penitensiya se murahaza ariko hari akarengane kabaye. Penitensiya ntumuhaza. Mu ntebe ya penitensiya ni ahantu padiri yicara mu nzu ye mu kazu ke kabugenewe hitwa intebe ya penitensiya. Nawe ukaja hirya yako mu idirisha ritoboye rifunze neza ariko ririmo grillage rituma mwumvikana. Aho ugenda ugapfukama mu kumba kawe ugashira umunwa muri aka kadirisha, padiri umusaseridoti agashira ugutwi kuri iryo dirisha, nawe ukaza akaguha abusorusiyo. Yarangiza uko nuko kwakira ukamubwira uti ibyaha byanje nibi. Nakundaga kumubwira ibyaha bitatu gusa ngo ntakererwa. Ibyaha byanje nibi. Aguteza amatwi. Yego naribye, nasuzuguye ababyeyi, nasibye misa. Hari impamvu yatubaga ibyo byaha mbikora. Nta butike navagamo ntibye nibura isabune cyangwa bese buriya nashaka ikintu ndajyana. Iyo nabonaga nabuze icyo ninjyana ya miheha yo mu macupa, navuga nti iyi kabare nsize ntayihombeje nagake. Koko ndagiye mbuze icyo njyana, nabura uko njyana icupa ngasigarana wa muheha nkura sabira indi cupa, ngahaguruka cyagihe akagihekenya kakijanje gura kajugunya hasi. Washe nibura bagira kandi bahomba. Niyo yari kamere yanjye. Penitensiya rero naribye nibyo gusa nabishiragamo. Nasibye misa nageragaho bari kunywa ari kucumwe tugiye mu misa, nasomaho ibikombe bingahe nta misa itariye, tukavuga dawe uri mu ijuru, tukirira imbere indirimbo umuryango mutagatifu turakoranye tuti celebration ni sinirirwa ndaje nta misa itariye. Ngumva ngize inkomanga nkabwira padiri re mu ntebe ya penitensiya nasibye mu misa. Nuko rero utwo twose no gusuzugura ababyeyi byari buri gihe. Akamciciru cyo kuvuga ndakuramutsa Mariya inshuro 150. Kurenga va kuri diocese ndi kugenda ndavuga ndakuramutsa Mariya, nkagenda ngazamuka nagera muri kilometero, ngibuka ko ngeze hafi ya kabare kandi ko ngomba kugenda nyorwako. Kandi ubwo sindazirangiza noneho ngazivuga mu gifaransa kugira ngo zirangire vuba. Kunda kuramutsa Mariya wuje nema wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyarasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana. Bikumva biri gutinda kavuga mu gifaransa ndi je vous salue muri pleine de grâce le Seigneur est avec vous. Nabyo bigatinda ngasigarana kuvuga kugira ngo byihute nkagenda koresha ngo je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie. Ngabyihutisa ngo salue Marie, 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 salue Marie. Salue Marie nkagira 150. Nimwumve umva ukuntu twarenganye. Uwiteka nahimbaza. Twararenganye
twararenganye hari usomye ngo iki umva mu ntebe ya penetensiya ntabwo avuga ngo Mungu akugira imbabazi Mungu Imana ikugiriye imbabazi aravuga ati ngewe nkugiriye imbabazi ni ngewe ukugiriye imbabazi urukumva urwego barimo ntabwo ari Imana ikubabariye ahubwo ngewe ngende ndakubabariye genda amahoro sawa twagiye ibyo ngibyo abamarayika ndetse na Bikira Mariya ntibabishoboye umva ibyo ngibyo padiri ashoboye umusasaridoti ntabwo abamarayika ndetse na Bikira Mariya ntabwo babishobora ekute yarongeye ati nahura n'umusaseridoti uri kumwe n'umumarayika ndamutse mpuye na padiri ari hamwe n'umumarayika nabanza kuramutsa umusaseridoti kuko amurushije ububasha rekera aho ngaho hariho n'ibyo numvaga nkagira ngakuka umutima umuntu akavuga ati kuko umusaseridoti arusha abamarayika iki ububasha cyo gituma nibakwica rero nta cyaha bafite kuko barabirangije byose ushaka kumva reka twe twabyihoreye ushaka kumva niyumve udashaka nageza witondera amategeko y'Imana kandi biravuga ngo uje ukiranuka ugeze ryari kugupfa nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo bavandimwe inshuti zanjye nkunda ntabwo ibi ngibi biri mu rwego rwo kuntu yatekereza ati buriya ni ugusebanya oya ndasebye iki se ko ncyitwa Augustin nahinduye imibereho n'imyizerere gusa ariko ndacara umutagatifu w'i Roma ariko ntagatifurizwa i Roma natagatifurijwe i Karuvari muri Kristo ubwo rero penetensiya ya padiri ntacyo yamariye icyagize icyo kimarira kigahindura ubugingo bwanje ni amaraso ya Yesu namaze kwizera kandi muri ayo maraso nemera ko amategeko y'Imana ari ay'iteka ryose mwana w'umuntu ntiyayahindura ngo tubyemere azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko uwo rero wahinduye amategeko nta bugingo buhoraho afite ahubwo nyir'amategeko niwe ufite ubugingo buhoraho nshuti zanjye muri mugoroba muri bangahe muvuga mutumva ijambo ry'Imana ryonyine Bibiliya nsa yonyine ubuyobozi bwayo ubw'ubuyobozi bwanjye iteka ryose ibiganza hejuru Imana izabibashoboze kandi muhagarare muri ayo mahame iteka ryose kubwa Yesu umukiza wacu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14